Ni mu masaha y'igitondo. Tatiana rero uba wirariye muri buwate aba amaze gutaha ageze mu rugo, dore ko uyu mukobwa aba akunda buwate cyane kandi nyamara papa we ni pasiteri aramukanira birenze ibikenewe. Gusa nyine uko papa we yajyaga mu rugendo atari burare mu rugo, uyu mukobwa yajyaga kwirarira abyina, nyamara imyambarire yabaga yambaye nayo rwose ntabwo yabaga ihwitse habe na gato. Uyu munsi rero mu gitondo aba ari kwireba ukuntu yambaye agakanzu kagufiya, yasokoje yimakiye, ari kwireba muri miruwari, maze agahita yumva imodoka ya papa we hanze. Yarebeye rero mu irido ahita abona ko ari papa uje, yahise akuramo vuba vuba ubu bwenda ahita abuhisha, n'iyi misatsi yari yambaye byose arabihisha, maze ahita yambara igikanzu kirekire kigera ku birenge, ndetse rwose yambara n'igitambaro mu mutwe, za makiyaje yari yamaze kuzikaraba kare, maze ahita asohoka. Papa akimukubita amaso ati mukobwa wanjye umeze neza? Naho rero Tatiana ati nari ngukumbuye dadi. Barahoberanye. Papa we ati nje nyine mu gitondo kubera yuko numvaga nifuza ko uyu munsi ndi buruhuke nkazabona gukora ejo, ariko uyu munsi naruhutse. Tatiana ati ni karibu papa. Yahise amubaza ati none se amavarize yawe arihe? Ati bari kuyakura mu modoka. Ati none se ntabwo wanzaniye kado? Papa atumva nakuzaniye impano nyinshi cyane, buretse mu kanya baraje bazikuzanire. Tatiana ati hoya nashyushye reka njye kumufasha kugira ngo mfate n'impano zanjye. Papa we yari yishimye, ntabwo yabaga azi ibyaraye mu rugo iyo yabaga ataharaye. Ku rundi ruhande rero Bao na Noble nabo nyine ni abasore b'inshuti cyane, ariko nabo bikundira kwigira mu kabyiniro, baba bari kwiganirira rero mu gitondo. Atumva nijoro hari hahiye, naho Bao akabwira Noble atumva ati ngiye hari igihe rwose ntamanze yuko uzi kubyina bigeze hariya, atari kujya untungura. Noble atahubwo wowe wankoreye amakosa, urabona ngo urazana utwana tukiga muri segonderi ukaba ari twuzana ngo tujyane muri show, wakoze amakosa hariya cyane. Naho rero Bao ati hanyuma se sibyo ushaka? Noble ati oya uwo ntabwo ari njyewe rwose, ntabwo reka nkiri wa musore nyine w'inkundarubyino, ntabwo rwose ngiye nkiba muri ibyo ngibyo. Naho rero Bao atuzi kuri kuvuga nkagira ngo ndi kuganira na padiri. Ati niba warahindutse rero kugira ngo ubinyemeze uzashaka umugore, papa wawe ntahora akubwira ngo shaka umugore, ntahora abikubwira buri munsi? Ngaho uzashaka umugore unyemeze yuko wahindutse noneho. Naho Noble ati nzamushaka n'ubundi, nuko ntegereje nyine kubona umwiza wanjye, ntegereje kubona umukobwa ubaruta bose. Naho rero Bao atari ko ukeka ko umukobwa ubaruta bose ahari? Ntawe uhari, ahubwo wowe nyine uzahitamo mu bahari. Naho rwose ibyo uri gutekereza byo kuvuga ko ushobora kuzabona umukobwa utagira inenge, uwo rwose ntabwo ahari, niba nahari ntaravuka. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'umugoroba. Noble yitaba telefone, n'ubundi aba ari papa umuhamagaye nk'ibisanzwe. Papa ati ariko mwana wanjye urabura iki? Ko mfite amafaranga, mfite buri kimwe cyose, kandi nawe ukaba uyafite kuko ufite akazi keza, urabura iki ngo ushake umugore? Naho rero Noble ati papa umbabarire ngiye kubitekerezaho, ariko rwose nzashaka igisubizo vuba kandi nzakubwira nta kibazo. Papa we rero aramubwira ati mwana wanjye rwose sinzongera kuguhamagara nkubaza iki kibazo, ndifuza ko cyakemuka kandi vuba. Yavuye kuri telefone maze Noble asigara yivugisha ati ariko papa kubera iki aba ashaka ko nshaka umugore byihuse, kandi nyamara ngewe ngomba kubanza ngategereza? Sinshaka rwose kuzashaka umugore nkazasanga uyu mugore aje kuntegeka, ndetse rwose aje kumbuza n'ibintu nikundiraga. Ngomba kwitonda nkazahitamo nitonze, nta kintu na kimwe kinyirukansa. Yahise rero ahamagara Bao kugira ngo nyine amubwire nanone ibibazo ahuye nabyo. Bao rero yahise amubwira atumva mushuti wanjye, ati uyu munsi rero ngisohoka muri biro, ati sheri wanjye nasanze yantangiriye, ati nakubeshyeye sa nshimuta, ati ubu ngubu nyine twicaye ahantu turi kuganira, ariko nawe nyine nta kibazo waza tukaba tuganira twese. Noble yahise amubwira ati yego rwose nta kibazo, kuko ndumva nkeneye no kuva mu rugo, ariko ndabageraho mu isaha imwe kuko mfite ibintu byinshi ndi bubanze gukora. Ku rundi ruhande rero papa wa Tatiana yari ari kumubwira ati ariko umukobwa wanjye biragaragara ko rwose noneho kino gihembwe utatsinze neza, byaba byaragenze bite? Naho rero Tatiana ati papa ati nuko nakundaga guhora ndwaye, ati noneho turi no mu kizami, nakoze ikizami mfite umuriro mwinshi, ati ntabwo nari meze neza habe na gato, birashoboka ko ariyo mpamvu nyine ntabonye amanota menshi.
naho rero papa we ati mwana wanjye rwose ugomba kubitsinda cyane, urabizi ko nta kindi kintu na kimwe uba ugomba kwitaho uretse amasomo yawe. Tatiana ati noneho iki gihembwe rwose nzagukorera ibitangazo uzaba ureba, nzatsinda cyane ku buryo ahubwo uzansohokana. Naho papa we ati wowe nyine uzabikore neza ubundi uzambwira icyo ushaka. Ba Noble rero bo na Bao baba bari mu modoka bari kwigendera nyine bajya ku kazi. Baba bari kubwira Noble ati umva weekend rero noneho hazashya burundu, mfite ikirori, ndashaka gutegura nyine ikirori gitoya ubundi tukenjoyinga. Naho rero Noble ati ariko rwose ibyo birori byanyu nabyo ndabirambiwe, njye ndumva nshaka kuziruhukira. Baba atari utangiye kwigira umupadiri wowe, atutangiye kwigira umupadiri rwose. Naho rero Baba ahita afata telefone ati ahubwo atereka mpamagara umujama wanjye ubundi nyine azakuzanira umukobwa w'icyuki uzaba ukoka ibyo uwo munsi, kuko njye nzaba ndi kumwe na shere wanjye nyine nk'ibisanzwe. Naho rero Noble atangira guseka. Bawe rwose ubwo nyine akazi arakarimbanyije, kubera ko ahita afata telefone nyine agahamagara wa musore w'inshuti ye, maze akamubwira atumva uzaza n'abantu nyine bazashyushya ahantu tuzaba turi, ariko nanone uzite cyane ku mukobwa urenze uzaba wokebye umushuti wanjye. Uwo musore w'inshuti ati nta kibazo rwose, hapfa kuba nyine hazashya, hazaba hari icyo kunywa kandi nyine tukanibyinira tukishima. Naho Bawo ati byose muzabimbaze nta kibazo, ni ku ikofi yanjye ntimugire ikibazo. Weekend rero yarageze, dore ko nyine byari byashyushye. Naho rero umukobwa nyine bagombaga kuzana muri iki kirori nta wundi yari Tatiana. Tatiana we rero yabeshye papa we ko nyine afitanye gahunda n'abandi bakobwa basengana ko uyu munsi bari burare mu cyumba cy'amasengesho maze bagataha mu gitondo. Papa we rero yari yishimye, dore ko rwose iyo umukobwa yamubwiraga ibi bintu yumvaga ibyishimo ari byose. Yavuye mu rugo yambaye igikanzu kirekire, nyamara yarenze irembo gusa ahita agikuramo agishyira mu isakoshi, ubundi yiyambarira nyine ya makanzu ye ya pate ebyiri gusa. Baragiye rero we na Noble barabyina baranywa, dore ko uyu mukobwa uretse no gukunda akabyiniro yanywaga inzoga abantu 5 batanywa ngo bazimare. Yanyweye inzoga arazinywa arasinda, maze rwose asigara nta kontrol agifite. Noble nawe byari uko, bose bari banyweye inzoga kandi nyinshi. Byarangiye rero bagiye mu modoka ya Noble maze baba baratahanye. Bageze mu rugo rero barararana. Mu gitondo rero Tatiana yakangukiye hejuru, maze arebye ahantu ari abona ntabwo ahazi. Yarebye iruhande rwe asanga haryamye umusore, yahise atangira kuvuga ati hoya ntabwo bishoboka, nizere ko rwose ibi bintu bitaba byambayeho. Yarirebye rero asanga nta kintu yambaye, yatangiye kuvuza induru ati hoya ntabwo byashoboka. Noble yakangukiye hejuru ati kuvuza induru. Naho rero Tatiana ati waraye unkoze biki? Noble ati hari ibindi se nyine uretse igikorwa twagombaga gukora. Naho rero Tatiana ati hoya ntumbwire rwose ko wantwariye ubusugi, ntabwo ibi bintu bishoboka. Yatangiye kurira avuza induru. Noble ati ubusugi? Ati hoya se kandi nawe wimbwira ibyo bintu. Ati umukobwa wabyinaga kuriya muri buwate ngo uri isugi? Ati ntimukatubeshye. Naho rero Tatiana ati hanyuma se wowe ntabwo wigeze ubyibonera? Noble ati nari nasinze cyane kandi twese twari twasinze, nta muntu n'umwe wari ufite kontrole. Yarebye rero ku mashuka maze ababonye ikimenyetso kimwereka ko koko uyu mukobwa ibyo ari kuvuga ari ibya nyabyo. Noble yarikanze ndetse rwose ubona agize ubwoba. Yatangiye kumubwira ati mbabarira, ntabwo rwose nabishakaga, sinari nanabitekerejeho, urumva twe twanyweye inzoga nyinshi byasaga nkaho rwose arizo zari ziri kutuyobora. Naho rero Tatiana ati hoya wimbwira ngo ninkubabarire. Ati ubu ngubu uratekereza ko ahari ari ubusugi bwanjye ujyanye gusa, ariko ujyanye ubuzima bwanjye bwose. Ntabwo wakumva ibibazo nkizemo. Aranyica noneho papa, aranyica ndamukizwa n'iki? Tekereza ko buri cyumweru agomba kuzana umuntu ugomba kumpima ngo barebe ko nkiri isugi. Urumva ntapfuye koko? Ibi bintu nabyisanzemo nte? Ahantu nahageze nte? Ndapfuye. Yatangiye kurira avuza induru. Noble nawe atangira guhangayika, atangira kumukoraho nyine amubwira ati mbabarira rwose, ihangane, komera, amuturisha
ariko rwose ntabwo Tatiana yabyumvaga. Yaramubwiraga ati ntunkoreho, unshyize mu byago, ntabwo ushobora kubyumva, wangije ubuzima bwanjye. Kubera yuko Tatiana yaritwararikaga cyane, nubwo yari ikirara bingana bityo nyine yakundaga kubyina akanasinda, ariko kubera ukuntu papa we yamuhozaga ku gipimo, yabaga afite ubwoba nyine bw'uko hari umusore n'umwe bazabonana mbere y'uko ashaka, kuko yari azi ko papa we umunsi yabikoze yazamwica neza neza. Uyu munsi rero yumvaga neza neza yabuze amahoro, yari azi ko rwose isi imurangiriyeho. Nyuma y'iminsi mike rero papa wa Tatiana yaramubwiye ati kontorore yawe ntabwo iri bushoboke, kubera ko muganga wawe ntabwo ari mu gihugu, ari hanze y'igihugu kandi azagaruka nyuma y'ukwezi. Ubwo ndakeka aribwo ya kontorore yawe ya buri gihe nyine n'ubundi igomba kuzakorwa. Tatiana yumvise atuje mu mutima, kuko nibura yumvaga imbere ye hakiri iminsi, kubera ko yari ahangayitse bikomeye. Ku rundi ruhande rero Noble na Bao bari bicaye muri salo, maze Noble batangiye kubwira Bao atumva ati ntabwo ushobora kumva ibintu waraye unkoreye, atuzi ngo wifate unzanire umukobwa w'isugi, ati uriya mukobwa ntabwo ushobora kumva ukuntu yabyutse arira, yarize amarira aramurenga. Naho rero Bao ati hoya se kandi yikubeshya, ati ibyo nibyo abakobwa batubeshya, ati abakobwa se b'amasugi baracyabaho, ati noneho umukobwa wabyinaga kuriya muri buwate wowe urumva yaba ari isugi, ati ikindi kandi ati niba yari isugi se muri buwate yaba yari gukoramo iki, ati none se yari azi ko hariya twaje gusenga. Naho rero Noble atumva ati ni ukuri, ati ni ibyanyabyo ntugire ngo ni burage, nanjye nyine nabyiboneye, noneho n'amarira yariraga byonyine, ati ndakubwiza ukuri rwose nakoze amakosa akomeye, na n'ubu sindi kumva ukuntu nayakosora, kubera ko nyine ibyabaye byabaye. Bao yahise noneho atangira gutuza ati ni ibyanyabyo se? Naho Noble ati cyane, ati ni ibyanyabyo, ati kandi nkurikije rwose n'ibintu uriya mukobwa yambwiye, ndakubwiza ukuri namushyize mu bibazo. Bao atumva rero nkubwire, niba koko uriya mukobwa yari isugi ntabwo ugomba kumureka ngo agende gutyo, ugomba guhita ufatiraho, ni ukuri ntagucike, umugumane, ukwiye kumuhamagara ukamubaza uko ameze, nyine ugatangira ukamwegereza. Naho rero Noble ati ibyo uri kuvuga ntabwo byashoboka, atuzi ukuntu yari yandakariye, nta nubwo yatumaga nanamukoraho, ati ndakubwiza ukuri nanamuhamagaye akumva ari njyewe ntabwo yanyitaba, kubera ko yandakariye bishoboka byose. Bao rero yahise amubwira ati ntakubeshye nanjye ndatunguwe, kuko rwose ibyo bintu sinabitekerezaga, gusa nyine niyihangane, ni ukuri ntabwo twabimenye kandi ibyo byose byanabaye kuko mwari mwasinze, cyane cyane ko n'ubundi wari waranavuze yuko rwose udashaka nyine kuzongera kuba uri kumwe n'abakobwa ubonye bose. Urumva ko nyine mwatahanye nawe utabitekerejeho, kandi nanjye nta kontorore nari mfite, iyo nza kuba ntanyweye inzoga nyinshi mba nanakubujije, kubera ko wari warambwiye ko utabishaka ibyo bintu, ariko nyine twese urumva twari twamaze gusinda, inzoga nizo zonyine zivugiraga. Noble yahise amubwira ati nta kundi nyine, atari ko ndababaye, ati ndababaye ntabwo ushobora kubyumva, ati kubera ko ngiye buri munsi mpora mvuga yuko rwose ntagomba kuzabera umuntu agahinda, ntagomba kuzamubera impamvu yo kubabara, ariko rwose uriya mukobwa namubabaje, ukuntu se shari mwiza, ariko nawe wamubonaga ukuntu ari icyuki. Noble ati nyine urumva nkimukubita amaso mbona ukuntu ari icyuki, ukuntu ateye neza, ukuntu yabyinaga, nyine kwifata byanze, gusa ntabwo nari nzi ko biri burangire gutya. Ku rundi ruhande rero iminsi yose yakurikiye, Tatiana we yirirwaga kuri Google ari gusacinga ukuntu nyine ashobora gusubirana ubusugi bwe yatakaje, nyamara ntabwo yari azi ko ibyo bintu byose uko babivuga bidashobora gukora. Yagerageje rero buri kintu cyose yabonaga, ariko nyamara nta na kimwe kigeze kimufasha, kubera ko nyine byari byararangiye. Nyuma rero y'ukwezi papa we yaramwicaje aramubwira ati hanyuma noneho ubu muri weekend witegure dogiteri wawe azaza, ubwo nyine ni nabwo azagufata ibizami byose nk'ibisanzwe. Akibivuga rero Tatiana yahise akanura amaso, ubona rwose arikanze, ubona agize ubwoba bwinshi.
Papa we rero akiri kumubwira ibi ngibi yahise atangira n'ubundi kumukorwa maze aba agiye muri tuwarete, dore ko nyine yaragiye kuruka, yaragiye araruka aragaruka aricara. Mu kanya gato nanone yarongeye asubirayo, maze papa atangira kumubwira ati mwana wanjye ushobora kubona arwaye, ahubwo muganga azaze arebe ko nta ndwara yindi waba ufite. Iki cyumweru cyose rero Tatiana yakimaze amaguru adakora hasi, dore ko nyine ubwoba bwendaga kumwica. Umuganga rero yagombaga kuza maze akamukorera ibizami nk'ibisanzwe, dore ko nyine kubera ukuntu yanarukaga papa we yatekerezaga ko anarwaye. Papa we rero yatunguwe n'ibisubizo yabonye, dore ko muganga yamuhaye ibisubizo maze rwose akamubwira yuko nyine uyu mukobwa we atwite, nta kindi kibazo afite cy'uburwayi, ari uko atwite. Papa we yazanye ibi bisubizo ubona rwose yabuze kontorore, yari afite umujinya mwinshi ku buryo ahari wagira ngo nabona Tatiana aramukura ku isi. Nyamara rero ageze mu rugo, Tatiana yari yicaye muri salo. Papa yahise amubwira ati mbabarira umbwire ko ibi bintu atari ibya nyabyo, mbwira ko rwose ibi byuma by'abaganga byibeshye, ntabwo bishoboka, nibyo bya nyabyo uratwite. Nibyo koko uratwite. Tatiana rero yatangiye kugira ubwoba, atangira kurira, atangira gupfukama hasi ati papa rwose umbabarire, ibyabaye nanjye nta ruhare nabigizemo. Yabwije rero papa we ukuri kose uko byagenze, maze papa we afata umusego atangira kumukubita ati koko ibintu byose nagukoreye ni iki wanyituye? Impano wari kuzaha umugabo wawe mu ijoro rya mbere ry'ubukwe uyihaye ikirara, uyihaye inzererezi, none ko kuri kumbwa ngo ninkubabarire? Urumva nakubabarira nte n'izo soni nkojeje? Bazavuga ngo iki noneho umwana wa pasteur basanze ari ikirara, yaratwite nta mugabo agira? Gusa nyine ugomba kumva imbere byihuse maze ukajya kunzanira iyo nzererezi yaguteye inda, kubera ko igomba kugushaka byanze bikunze, mugomba kubana. Yatangiye kumukubitagura imisego ati nsohokera mu nzu, genda unzanire iyo nzererezi, ndashaka kuyibona imbere yanjye. Tatiana we yari kuvuza induru rero asaba imbabazi papa we, ariko papa we ntabwo yabyumvaga, yari ababaye, yari afite agahinda kenshi k'ukuntu yakomeje gucunga uyu mukobwa, ukuntu yakomeje kumwizera, nyamara atarigeze amenya ko uyu mukobwa wari umunywanzoga, uyu mukobwa we yibera mu tubyiniro. Ntabwo ibi bintu byose yari yarigeze abimenya. Yari azi ko ari umukobwa uba mu masengesho, ari umukobwa uhora asenga. Iyo yagiye aba yagiye kurara mu byumba by'amasengesho, ntabwo yari azi ko aba yagiye kurara abyina. Tatiana rero yafashe urugendo maze ahita ajya kwa Noble. Yabwiye Noble ati hari ikintu nshaka kukubwira, dore ko nyine yari ari no mu marira, yambaye ikanzu ndende nk'ibisanzwe nyine kwa kundi yahoraga yambaye. Noble akimubona yabonye atunguwe, kubera ko we nyine yamubonaga yambaye udukanzu tugufi cyane. Uyu munsi rero yabonaga yahindutse rwose, atari wa wundi yari asanzwe abona. Ati hanyuma se ufite ikihe kibazo? Tatiana ati ikintu ngiye kukubwira rwose kirakomeye, sinzi uko uri bucyakire, ariko ndakwinginze umbabarire unyumve. Ubu tuvugana ndatwite inda y'ukwezi kumwe, kandi iyo nda ni iyawe. Naho rero Noble ati ngo iki? Ati ibyo bisubiza aho bikuye, ngewe ngutera inda? Ubwo rero ririya joro washakaga kuzanyegekaho inda ntabwo rwose byafata. Urashaka kuvuga se yuko ubundi wa mukobwa we nta bwirinzi na bumwe wajya gukoresha? Naho rero Tatiana ati ntabwo rwose. Noble ati hoya, ndabyumva neza yuko uwaguteye inda yarakwihakanye, none ni ngewe ushaka kwiyegekaho. Umukobwa ubundi wanywaga inzoga kuriya wabwirwa n'icyo umuntu waguteye inda? Oya rwose ibyo ntabwo byashoboka. Naho rero Tatiana atumva nkubwire ni ukuri, ndabizi neza ko ari we wanteye inda, kandi nawe urabizi kuko rwose nari isugi kandi nawe urabyiziye. Kandi nanone papa wanjye ntabwo ari umuntu woroshye, ndakwinginze mbabarira umperekeze mu rugo gusa abone isura yawe, nibura atekereze ko nyine umuntu wanteye inda azananyitaho kandi atayihakana, kubera ko papa wanjye ni umuntu utoroshye, ndakubwiza ukuri yakugirira nabi. Noble ati hanyuma se uri kunkanga? Ati ibyo ntacyo bimbwiye, genda nyine ushaka umuntu waguteye inda, kubera ko uwo nguwo si ngewe.
Tatiana rero yari ari kujya avuga ati mana yanjye noneho ndabigenza nte, ati ndakora iki, ati ko noneho papa ari bunyice burundu. Noble ati nakubwiye ngo genda ushake umuntu waguteye inda kubera ko ntabwo ari njye nayiguteye. Tatiana rero yaratashye abibwira papa we ko uyu musore yanze kuza. Papa we rero nta mikino yagiraga, yahise rwose ahamagara abapolisi maze batuma uyu musore. Baragiye rero baramufata bamuraza nyine muri gereza. Bwarakeye Noble abonye ko ibintu bitoroshye habe na gato, yahise nyine abwira aba bapolisi ati nimumbabarire, ninjye nateye inda uriya mukobwa kandi ndayemera, nimumbabarire njye kureba papa we maze tubivugane. Bahamagaye rero papa wa Tatiana bamubwira ko uyu musore yifuza ko bavugana. Papa wa Tatiana rero yarababwiye ati nimumureke aze, njye ntabwo nkunda imikino, ntabwo nkunda umuntu unkinisha. Noble rero yaraje yaraherekejwe na Bawo, nta nubwo yabashaga kureba mu maso papa wa Tatiana kubera ukuntu nyine yari afite isoni za buri kimwe. Bicaye muri salo maze papa wa Tatiana ahita atangira kumubwira ati ndabona rwose abapolisi bakwitayeho kuko ndabibona no mu maso yawe ko noneho utuje, amashakaga yashize, ndabona rwose noneho uri ku murongo umeze neza. Papa rero wa Tatiana yakomeje kubwira Noble ati hanyuma rero iyo nyine ukoze ku mukobwa ufite papa we byanze bikunze ugomba kumushaka, kubera ko ntabwo wakora ku mukobwa w'umuntu gutyo gusa ngo maze umwihorere umwandagaze. Umukobwa wanjye rero ugomba kumushaka byanze bikunze, ahubwo mbwira ni ryari uzazana n'ababyeyi bawe kundeba. Noble yari yacecetse nta jambo na rimwe yavugaga. Ati muzaza ryari? Noble akomeza guceceka. Ese rero afata amvelope ati dore inkwano mugomba kuzazana nizi. Iyi amvelope rero ayihereje Noble yakiriwe na Bawo, dore ko nyine yari yamuherekeje. Bawo yari inshuti nziza rwose kuri Noble kubera ko yamuhoraga hafi aho yabaga ari hose, nawe yagombaga kuba ahari. Yarayakiriye rero maze ayihereza Noble, yaramubwiye ati genda uyishyire ababyeyi bawe hanyuma muzampamagare mumbwire igihe mugomba kuzazira. Noble nta jambo na rimwe yavugaga, wabonaga rwose ari kureba nk'umuntu ufite isoni. Naho rero Bawo yahise abwira nyine papa wa Tatiana ati murakoze mu byubahiro byinshi, ati murakoze cyane kuba rwose mwemereye umushuti wanjye ko nyine yazakora ubukwe n'umukobwa wanyu. Yahise rero afata utwamvelope tubiri yari yazanye twari turimo impano, ati gusa ndabinginze mbibasabye nciye bugufi ko mwakwakira izi mpano twabazaniye, ntabwo nyine ari ibintu bihenze ariko nanone twabizanye tubikuye ku mutima. Papa wa Tatiana yaramubwiye ati nizere ko hatarimo ibisindisha. Naho rero Bawo ati hoya ntabwo ari ibisindisha. Papa rero wa Tatiana yahise amubwira ati nta kibazo ndabyemeye, kandi n'ubundi nyine kubabarira abana ni inshingano zacu, kubera yuko iyo umwana akoze ikosa ntabwo nyine umuntu agomba kumujugunya, ahubwo nyine ndakwakiriye mu muryango, umukwe wanjye rwose ndakwakiriye kandi urisanga. Nyamara Noble yakomeje kutavuga ijambo na rimwe. Barahagurutse rero baragenda, yumvaga nyine adafite icyo kuvuga ndetse rwose adafite n'icyo gukora, nta yandi mahitamo rero yari afite uretse nyine ayo kujya kubwira papa we ibi byose uko byari byagenze, kubera ko nyine ntabwo yagombaga kubyihererana. Kuri iyi nshuro yarabibonaga ko bikomeye kandi rwose atari ibintu nyine yabasha gukemura wenyine. Papa we rero we akimara kumva ibi yarishimye, ibyishimo biramurenga, dore ko rwose yahoraga abwira uyu musore ati ndifuza ko ushaka umugore. Kano kanya rero byasaga nkaho byikoze, nubwo nyine inzira byanyuzemo itari nziza habe na gato, ariko papa wa Noble ibyishimo byaramurenze maze ahita amubwira ati ndifuza rwose kuzajya kureba uwo muryango kandi vuba cyane bishoboka, ntabwo rwose ngomba gutinda kubera ko ibyo bintu ni byiza. Niba hari inkuru nziza nigeze numva ni iyi ngiyi. Uko yabivugaga rero Noble we yumvaga atishimye habe na gato, dore ko uyu mukobwa nyine atari yarigeze amukunda, bahuye rimwe gusa. Yatekerezaga ko nyine uyu mukobwa agiye gushaka atamuzi, batigeze bakundana, yumvaga nyine bitamurimo, ariko nanone
yatekereza papa wa Tatiana ukuntu ari umunyamahane, ukuntu ndetse rwose yari yamubwiye ko azamuheza muri gereza, akumva nyine nibura agomba kuzihanganira kubana na Tatiana aho kugira ngo azasazire muri gereza. Weekend rero yakurikiye, Noble yajyanye na papa we maze nyine bajya kureba papa wa Tatiana. Papa rero wa Noble ibyishimo rwose byari byose, yahise abwira rero papa wa Tatiana ko rwose inkwano agiye kuyegeranya maze akayimuzanira, gusa ko yarabanje kuza nyine kuhareba no kugira ngo bamenyane. Papa rero wa Tatiana yarishimye nyine kuko yabonye uyu mubyeyi we rwose ari umubyeyi mwiza, ntabwo yanamugoye ndetse bahise bumvikana barahuza cyane. Mu minsi mike cyane rero papa wa Noble yazanye inkwano nyine nk'uko bari babivuganye. Naho rero papa wa Tatiana nyuma y'iminsi mike yahamagaye Noble maze amubwira ko agomba kuza bagasinyana amasezerano, ubundi nyine agatwara umugeni we. Yaraje rero maze papa wa Tatiana amuhereza impapuro zari zanditseho nyinshi rwose, paje nyinshi, maze aramubwira tugomba gusinya hano ugashyiraho n'itariki. Noble rero yarasinye maze papa wa Tatiana ahita amubwira ati hanyuma rero ndifuza ko aya masezerano wabanza ukayasinya kuko rwose ndifuza kubyumva mu matwi yanjye ubyivugira. Noble rero yatangiye asoma ati ngewe Noble nemeye yuko guhera kano kanya ngiye kuba umugabo wa Tatiana ndetse rwose nkazamushimisha muri byose, ko ntazigera mubabaza n'umunsi n'umwe. Yarabisomaga nyine bitari kumuva ku mutima ariko yagombaga kubisoma byanze bikunze. Yakomeje rero asoma nyine ibyo papa wa Tatiana yari yanditse ati ikindi kandi nemeye ko nzamufasha kugira ngo areke inzoga, nemeye ko nzamufasha mu masomo ye kandi akazatsinda neza cyane, ikindi nemeye ko nzamufasha kongera kuba umukristo nk'uwo yari ari we mbere, ibintu byose bimugusha akabireka. Ibi nyine ni ibyo papa wa Tatiana yari yanditse, ni nk'aho ari amategeko yagombaga guha nyine Noble wari ugiye gutwara umukobwa we. Aya mategeko rero yagombaga kuzayakurikiza byanze bikunze. Yashoje rero avuga ati kandi nyine nindamuka nsinzwe kuri izi nshingano, ubwo nyine nzakurikiranwa n'amategeko nk'uko n'ubundi byari biteganyijwe. Papa wa Tatiana yahise amubwira ati ikindi kandi noneho ndifuza ko wongeraho undi murongo, uti ko byose nzabifashwamo n'Imana, Imana izabimfashemo. Noble rero yahise asubiramo uyu murongo ati Imana izabimfashemo, gusa yarabibonaga neza ko aya masezerano akomeye ndetse rwose ibintu bamusaba kubyubahiriza ari ibintu bitoroshye habe na gatoya, ariko nyine nta mahitamo yari afite. Papa wa Tatiana rero yahise amubwira ati ubu noneho wemerewe gufata umugeni wawe maze ukamutwara. Yahise ahamagara rero Tatiana ati ngwino. Tatiana yazanye n'amavarize nyine kuko bari babyiteguye. Yahise rero abwira Noble ati ikindi kandi ugomba kumenya, birabujijwe, kirazira kuba wazamura urushyi ugakubita umukobwa wanjye. Noble ati ntabwo rwose ibyo bintu nabikora. Yahise ababwira rero ati ngaho nimugende. Noble yahise ahaguruka maze ajya gufasha nyine Tatiana amavarize, aramutwaza maze nyine barasohoka, gusa nta n'umwe wavuganaga n'undi. Bageze rero mu rugo maze Noble ahita abwira nyine Tatiana ati dore icyumba cyawe. Tatiana ati none se iki cyumba harya si cyo uraramo? Naho Noble ati yego nicyo nararagamo ariko nyine nicyo wowe ugomba kuraramo. Tatiana ati hanyuma se wowe urarara hehe? Ntabwo nyine turi bukiraranemo. Noble ati hoya, uri umutagatifu cyane ku buryo nyine ntemerewe kukurara iruhande. Birumvikana nyine Noble we nyine yaratariyumvamo uyu mukobwa habe na gato, yumvaga n'ubundi bazabana mu nzu kubera itegeko. Yahise abaza rero Tatiana ati hanyuma se hari ikintu waba ukeneye?
Tatiana ati cyane, ati ndagikeneye, ati nta byo kurya se umuntu yabona hano ko numva nisonzeye. Tatiana we rwose wabonaga nta n'ikintu na kimwe bimubwiye. Noble ati birahari ntugire ikibazo. Yahise agenda rero amuzanira ibyo kurya maze ahita amubaza ati hari ikindi ukeneye se? Tatiana ati ningira icyo nkenera ubwo nyine ndaza kukubwira. Noble rero yahise yigendera nyine kugira ngo ajye kurara muri salo. Nyuma y'icyumweru rero Bawo yaje kureba Noble, akihagera yahise amusuhuza ati ngaho rero mbwira, ati nyine ubu se nari nzi ko nari bugusange hano, uzi ko se nari nzi ko ndi busange mwaragiye mu kwa buki, ati ahubwo se umugore wawe ari hehe? Ati uzi ko ubu ngubu tutagihuje sitati. Yari afite amagambo menshi. Naho rero Noble ati namujyanye ku ishuri gusa nyine ubu ari hafi yo kugaruka. Bawo rero yahise amubwira atumva, ati cyakoze buriya ubuzima buhinduka mu mwanya nk'uwo guhumbya, ati tekereza gusohoka rimwe gusa muri wikendi maze inyuma y'amezi 2 gusa ukaba ukoze ubukwe. Ubu ngubu nyine uranitegura ko rwose nyuma y'amezi makeya noneho uzajya userebura ifete y'abapapa ukayisereburana n'abandi bapapa. Tekereza ko ubu njye nawe nta hantu tugihuriye, tekereza ko ibintu byose kuri wowe byahindutse, nanjye ndaho gusa nta kintu na kimwe ndageraho. Yatangiye rero kumukora ku maboko ati gusa nyine, ati ntakubeshye ndabona kuba rwose ufite umugore byarakuguye neza, ati urabona ukuntu wabyibushye se, ati usigaye ufite umubiri mwiza, ati ndabona wariyongereyeho uturo, ati mbese ati ndabona waraguwe neza. Naho rero Noble atari kuri kumva ari imikino, ndi kumva ubivuga nkaho rwose ari ibintu by'imikino, uratekereza ari ibintu byoroshye? Noble rero yakomeje amubwira ati byose ni papa wanjye wabiteye, ati tekereza ko nkibimubwira yahise yishima maze ajya kwishyura n'inkwano bari baduciye. Naho Bawo ati urakeka se papa wawe yarabikoze akwanga? Papa wawe aragukunda cyane, niyo mpamvu yifuje kugufasha, kuko iyo atabigenza gutyo byari kukugendekera nabi. Ikindi kandi urabizi papa wawe yahoraga yifuza ko nyine washaka umugore, yari agize Imana bikemukiye rimwe. Tekereza ko wari ubonye umugore noneho agiye kubona n'umwuzukuru. Uzi ukuntu usaba papa bakunda abuzukuru? Ndakubwiza ukuri rwose papa wawe ahubwo niwe muntu wateye ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri. Ntabwo rwose wakwiyumvisha ibyishimo buriya afite by'ukuntu ibintu yari amaze igihe kinini arota byabaye bitanamugoye binatunguranye. Noneho umunsi umwe rero Noble yavuye ku kazi maze ageze mu rugo asanga Tatiana yiyambariye agakanzu k'akamini nyine bya bindi bye, ari kubyina, inzu yose yayihinduye buwate. Noble rero yarumiwe maze ahita afata telekomande azimya nyine ibyo yari ari kubyiniraho. Naho rero Tatiana yahise ahindukira areba Noble. Noble nta kindi kintu yamubwiye, yahise amubwira ati uratekereza ko hano se hashobora kuba ari muri buwate? Urifata ukajya kubyina ukigira mu miziki aho kugira ngo ube uri gusoma ibitabo uzatsinde neza. Urashaka ko rero papa wawe azampa igihano yambwiye ko azampa? Ntabwo uzi ibibazo ndimo rwose, urashaka kunteza ibindi bibazo? Tatiana rero yahise ava hano muri salo yiruka maze ahita ajya mu cyumba, nta kindi kintu nyine abwiye Noble habe na kimwe. Umunsi wakurikiye rero mu masaha y'igitondo Noble aba yicaye muri salo ategereje ko Tatiana asoza kwitegura kugira ngo amutware ku ishuri nawe agiye ku kazi. Yakomeje kumuhamagara ati Tatiana tugiye gukerererwa banguka. Tatiana nawe ati nahageze rwose naje. Noble yarakebutse arebye asanga uyu mukobwa yambaye agakanzu noneho ubanza kari pati imwe neza kareshyaga n'ingofero. Akimukubita amaso ati hanyuma se ni uku nguku nyine ugiye kujya ku ishuri wambaye? Naho Tatiana ati yego, ati sinambaye neza se? Noble ati kumva rero wanjye inyuma wambaye utya genda uhindura imyenda agira vuba, uragira ngo papa wawe azamfungishe? Yarambwiye ko ugomba kuzajya ukomeza kuba umukristo nk'uko wari umeze mbere, none dore utangiye kwiyambika ubu busa, mbabarira rwose usubire guhindura iyi myenda. Naho Tatiana ati oya ntabwo ndi buyihindure, ndambara gutya rwose, nutemera kuntwara ubwo nyine ndatega taxi. Noble atumva rero nkubwire ahubwo ndasiga ngufungiranye muri iyi nzu, niba utari ubizi ntaho uri bujye kubera ko rwose ntabwo wanjye inyuma wambaye utya. Tatiana rero yabonye Noble
yakomeje nawe gufunga umutwe maze ahita yiruka n'umujinya mwinshi ajya mu cyumba guhindura iyi myenda, ariko yari arakaye nyine kubera ko yatekerezaga ko ahari nagera hano ko azajya akora ibyo ashaka. Icyo atari azi ni uko Noble noneho yari agiye kumukanira kurenza papa we. Undi munsi rero Noble ajya gucyura nyine Tatiana ku ishuri maze akamubura. Yaratashye rero yicara mu rugo ariko arahangayika. Yahamagaye Bao atumva ati wakwemera se ko Tatiana atarataha amasaha? Ati namutegereje namubuze. Naho rero Bao ati nyine ati hangane umutegereze, ahari nyine araza kuza ariko wihangayika. Noble atumva nahangayitse ntabwo ushobora kubyumva. Akiva kuri telefone rero yahise yumva umuntu ari gukomanga. Yarafunguye maze asanga Tatiana yasinze, yari ari kugenda agwirirana agenda abyina. Noble ati wanyweye inzoga kandi wasinze? Tatiana ntabwo yari ari kumva rwose kuko n'ubundi yari yasinze cyane. Noble rero yahise amuterura maze aragenda amushyira ku buriri aramuryamisha. Bwarakeye mu gitondo aza kumureba, yaramubwiye ati ndashaka kukwibutsa buri kintu cyose. Ati tekereza ko ubu tuvugana hashize icyumweru cyose utarakora isuku na rimwe, nyamara ari ukunywa amacupa 10 y'inzoga ubona imbaraga zo kuyanywa rwose byihuse. Tatiana ati hanyuma se ibyo ngibyo birakureba? Naho rero Noble ati bitandeba. Urifata ukabwira umugabo wawe ngo ibyo ntabwo bimureba? Wibagiwe se ko utwite umwana wanjye? Uratekereza ko se hagize ikintu kikubaho nakwishima? Urumva wowe hagize ikintu kikubaho n'umwana wanjye urumva rwose bitaba ari ibibazo? Kuki udatekereza yuko aka kanya utakiri wenyine? Ni gute umugore ufite umugabo yifata akabaza umugabo we ngo hari icyo bikubwiye kuba nagenda ngasinda ngakora ibyo nshaka? Niko ubitekereza? Yakomeje kumubwira atari ko rwose ubanza ahari ushaka ko papa wawe azamfungisha neza neza. Ati none se nta no kunsaba imbabazi z'ibyo warayinkoreye? Tatiana rero yaramwihoreye ahubwo arongera arahindukira maze ariyorosa. Noble rero yabonye ko nyine uyu mukobwa adakeneye rwose kumwumva maze ahita yongera asohoka muri iki cyumba arigendera. Hashize iminsi rero noneho Tatiana yemeza rwose Noble ko yavuye ku nzoga atakizinywa. Papa rero wa Tatiana yabwiye Noble yuko Tatiana agomba gukora ikizami kugira ngo barebe yuko nta nzoga rwose akinywa. Gusa ikizami cyerekanye yuko uyu mukobwa akinywa inzoga. Noble rero yamusanze mu cyumba maze aramubwira ati umva rero nkubwire, ni ukuri wikomeza kumbeshya, dore uracyanywa inzoga nyamara wakabaye uba concentre ku bizami byo mu ishuri, wakabaye uba concentre ku masomo yawe, ariko nukomeza kunywa inzoga rwose ntabwo bizaba byiza. Naho rero Tatiana atari ku bundi ko ndi umuntu mukuru ubu nshaka iki? Ubundi urinde kutari papa wanjye? Naho rero Noble atari ko njyewe ndi umugabo wawe, ndi papa w'umwana wawe. Naho rero Tatiana ati uwuhe mwana se? Uwo wihakanye? Naho rero Noble ati vugira ibyo ushaka byose, ariko ibyo byose ntabwo bimbuza rwose kuba papa w'umwana utwite. Ikindi kandi wakabaye unyubaha nk'umugabo wawe nyine, ndetse rwose nka papa w'umwana uzabyara. Yaramubwiye ati rero ikintu ngusabye rwose ni kimwe, mbabarira ubwenge bwawe bwose ubushyire ku masomo, ibintu by'inzoga bireke kuko sinabyiza ku mwana utwite. Niba wowe nta n'icyo bigutwaye uretse ko n'ubundi nawe atari byiza, ariko uwo mwana utwite uri kumwangiza. Sinibaza rero icyo uwo muziranenge uri kumuhora. Niba utanabikorera njyewe ukaba utabyikorera wowe, nibura bikorera uwo mwana uri mu nda yawe. Umunsi wakurikiye rero Noble yasanze Tatiana mu cyumba maze ahita amubaza ati uri gukora iki? Tatiana nyine yari afite telefone imbere ye. Tatiana ati nari ndi kwiga nyine nk'uko wabimbwiye. Naho Noble ati ibitabo biri he? Tatiana ati ntabwo ari ngombwa ibitabo, nari ndi kwiga online. Naho rero Noble ati nyereka nyine ibyo wasomaga. Tatiana ati si ngombwa, niba nkubwiye ko nasomaga nyine nari ndi gusoma. Noble ati ndabizi neza ko atari byo wari urimo, kandi rwose si byiza habe na gato. Nakubwiye ko muri iyi nzu ufite amategeko ugomba kugenderaho, ntabwo ugomba gukora ibyo ushaka byose hano. Yahise rero amwambura telefone maze Tatiana aramubwira ati wintwarira telefone kuko nta burenganzira uyifiteho.
Noble ati uburenganzira ndabufite cyane nk'umugabo wawe. Yahise ayimwaka rero maze arayijyana, nyamara yatunguwe no gusanga uyu mukobwa aba yibereye kuri cati ari kwirebera imyenda igezweho, indirimbo zigezweho, ibyo kwiga rwose ntabwo yabikozwaga habe na gatoya. Undi munsi rero nanone Noble yasanze Tatiana yicaye muri salo, yari yibereye kuri telefone nk'ibisanzwe. Yaramubwiye ati ngiye guteka ikintu cyo kurya, nawe se ngushyiremo? Tatiana yaracecetse. Noble yarongeye asubiramo, Tatiana ntiyagira icyo amusubiza. Noble yaramubwiye ati ngiye guteka amakaroni, urayashaka nawe? Tatiana rero yaracecetse. Noble atera intambwe nk'eshanu maze Tatiana ahita amubwira ati yego ndayashaka. Noble rero agiye ategura nyine ibyo kurya maze ategura ameza. Bari ku meza rero yaramubajije ati mbabarira umbwize ukuri, ibitabo uracyabisoma koko? Mbwiza ukuri niba rwose usoma kuko ndifuza ko uzatsinda kandi cyane. Tatiana rero yahise amureba ikijisho, bigaragara ko nyine rwose yari amurebye nabi. Noble ati rega ni ukuri ntabwo ari ukukwanga, ahubwo nyine mba ngira ngo tunaganire nk'abantu bakuru. Tekereza ko tubana tudashobora no kwicara ngo tuganire. Yahise rero akomeza kubwira Tatiana ati hanyuma rero ejo ndashaka kuzaguherekeza kwa muganga, ndifuza nyine kuzabona umuhungu wacu n'amaso yanjye. Tatiana yaramurebye maze Noble ahita amubwira ati yego ntabwo nyine mbyizeye ko ari umuhungu, ariko sinzi impamvu mba numva ari byo bindi mu mutwe ko tuzasanga ari umuhungu. Ahubwo se wowe ubundi wifuza umuhungu cyangwa umukobwa? Yagira ngo nyine baganire, dore ko rwose Noble yari ari no kumubwira ari nako ari kumwenyura. Tatiana rero yaramurebye ntiyagira ikintu na kimwe rwose amusubiza, aramwihorera. Uyu mukobwa wagira ngo rwose n'ibiganiro ntacyo byari bimubwiye habe na gatoya. Umunsi umwe rero Bawe yaje kureba Noble maze aramubwira tumva ni ukuri ngiye nkumbuye gusohokana nawe, ati ko kuva washaka umugore neza neza nakubuze, ntabwo se tuzongera kujya dusohoka? Ati ndifuza ko rero weekend twazajya muri buwate tukajya kwibyinira. Ati gusa nta kibazo n'umugore wawe muzazane. Noble rero yahise amubwira ati ibyo bintu Imana ibindinde, ibyo bintu rwose umenye ko ntanabyumvise, kubera ko ngiye nashyizeho akadomo, sinshobora kuzasubira muri buwate na rimwe. Ubwo mpaheruka byarangiye ntwaye ubusugi bw'umukobwa, sinshaka kuzongera kwisanga mu bibazo. Umbabarire rwose, ibyo bintu narabisezereye, sinzongera kubikora habe na gatoya. Naho rero Bawo ati nguki? Ati ndifuza kumenya ahantu Noble wanjye yagiye. Ati none se umugore ashobora kuba asigaye amukontorora akoresheje telekomande? Ubu ntabwo ari wowe? Uribuka ukuntu twajyaga muri buwate tukinjira ugahita utangira kubwira abantu bose ko ibiri buhanywebwe ari kuri fagitire yawe? Abantu bose bari bakuzi, ukinjira batangiraga gukoma mu mashyi kuko babaga bazi ko nta wundi muntu uri bwongere kwishyura. None uwo ni wowe se uri kumbwira ngo ntabwo azasubira muri buwate? Noble ati cyane. Ati rega buriya buri wese ni ku giti cye. Ati urumva nyine twagiyeyo twajyanye, ariko ibibazo ninjye byagiye ku mutwe, nyamara wowe uri aho wishimye n'ubu uracyishima, uracyibereyeho ubuzima ushaka, n'ubundi uracyakeneye kujya kwibyinira no kuryoshya, ariko njyewe ntabwo ari uko bikimeze. Undi munsi rero Noble yaratashye maze ahita asanga Tatiana yifatiye ikirahure n'igicupa cy'inzoga yari agiye gusukamo. Noble yahise amubwira ati rwose ndabibona yuko ibyo nakubwiye utabyumva, ngaho rwose sukamo umusinde, inywa nushaka umbwire nkuzanire n'andi macupa 10, inywa wiyahure, ndetse rwose wice n'umwana wacu, kuko nta kindi ugamije. Nibyo ushaka ngaho bikora uko ubishaka, njyewe ndananiwe, ndarushye rwose guhora nkubwira ibintu ndetse guhora ndwana ndi njyenyine, wowe rwose ntacyo bikubwiye. Tatiana rero yananiwe gusuka ya nzoga maze ayitereka ku meza. Yahise amubwira ati ariko nanjye rwose wakabaye unyumva, kubera ko aya si amahitamo yanjye. Sinigeze mpitamo kuba umugore, sinigeze mpitamo kuza muri iyi nzu, sinigeze mpitamo kuza kandi ngo unyiteho, nta nubwo nigeze mpitamo gutwita. Ntabwo ngewe ari ibyo ngibyo nateguriraga ubuzima bwanjye, si aho hazaza hanjye natekerezaga. Naho rero Noble ati nyine niba atari n'ibyo watekerezaga ariko byarabaye, twese twakoze amakosa, hanyuma rero buri wese yakabaye yemera igihano yakuye mu makosa twakoze. Nshimye ko ngewe igihano cyanjye ngifite, ariko se wowe ni icyo ukora kugira ngo nibura uhinduke? Kubera ko udashobora nawe gushyiramo akabaraga kugira ngo ube wahindura ibitekerezo?
Noble rero yakomeje amubwira ati nta nubwo ushobora gutekereza ko ushobora gukora icyiza, mpora nkubwira ngo niba utanakwitekerezaho ntabwo watekereza ku mwana wacu. Tatiana rero yaje gahoro maze yicara iruhande rwa Noble, yahise amubwira ati ngaho mbwira ubundi se icyiza nakora ni nk'igiki? Noble yahise amubwira ati rero rwose njyewe ukwiye kunyorohereza kubera ko papa wawe yansinyishije amasezerano atoroshye yo gukora ibintu byinshi ku buzima bwawe, ariko nta nubwo uri kunyorohereza ngo ibyo byose birangire, kandi nyamara uko byagenda kose njye nawe turi ababyeyi b'uwo mwana utwite. Uko byagenda kose twaba tubishaka twaba tutabishaka, ariko nyine turi papa na mama b'uwo mwana utwite. Tatiana rero yaramubwiye ati umbabarire ku byabaye byose. Bwarakeye rero nubwo rwose Noble ntacyo yari yizeye, yaragiye rero ashopinga ibyo kunywa ariko byose bitarimo alukoro, ashopinga amawayini, amashampanye ariko atagira nyine alukoro ndetse n'amaji. Yarabizanye rero abishyira mu rugo maze abwira Tatiana ati ndakwinginze n'umutima wanjye wose, nkuzaniye ibyo kunywa bitarimo alukoro, ubigiriye umwana wacu ndakwinginze rwose ntuzongere kunywa inzoga, niba ari na ngombwa ko mfukama reka rwose mfukame. Yabaye agishyira amavi hasi rero ati mbigusaba mfukamye, maze Tatiana ahita amuhagurutsa ati hoya rwose ntabwo ari ngombwa, ndetse rwose kano kanya yari ari no kumwenyura. Tatiana yaramubwiye ati ndabigusezeraniye ntabwo nzongera rwose gufata alukoro. Noble yaramwitegereje ati none se ubivuze ubikuye ku mutima? Tatiana ati cyane, ati ndetse rwose ndabirahiriye ko ntazongera gufata alukoro, ati dore nshyize n'ikiganza ku mutima mbirahiriye rwose nkomeje, humura ntabwo nzongera kuzifata. Noble rero yariruhukije maze rwose nawe ahita amwenyura, yari yishimye cyane bitabaho. Yahise rero ahobera Tatiana nawe atazi aho biturutse ati urakoze cyane, ni ukuri urakoze kuba unyumvise, uyu mwana wacu tugomba kumufata neza kubera ko rega ubu nyine n'impano Imana yatwihereye, nubwo yaje tutabiteguye ariko nyine tugomba kumwakira kandi tukamukunda kubera ko uyu mwana nta kosa yigeze akora, amakosa ni ayacu. Ubwo rero Noble rero ari gushimira cyane Tatiana kuba rwose amwumvise. Tatiana nawe yaramubwiye ati nawe rwose ndagushimiye kuba warabashije kunyihanganira ndetse no kuba warakomeje kunyitwaraho neza nubwo njyewe nakomezaga kukunaniza, umbabarire rwose, ariko ni ukuri ibi bintu ntibizongera ukundi. Umunsi wakurikiye rero Noble yagiye kubyutsa Tatiana kugira ngo yitegure bajye ku ishuri, maze Tatiana ahita amubwira ati ndumva ntameze neza, numva rwose nifuza gukomeza kwiryamira, ahari bishobora kuba biri guterwa no gutwita. Noble yaramubwiye ati ngaho ihangane komera rwose, ariko nibura ubwo turajya kureba muganga kugira ngo tumenye niba nta kibazo ufite. Tatiana yahise amubwira ati yego nta kibazo turajyayo. Mu by'ukuri Tatiana yari yatangiye korohereza Noble, noneho ntabwo yari akimugora, yari ari kumworohereza rwose kumwitaho. Noble rero yahise ajya mu gikoni maze abategura amafunguro. Umwanya nyine yari ategereje ko Tatiana nawe yitegura kugira ngo bajye kwa muganga. Yamaze gutegura rero Tatiana nawe aza yamaze kwitegura, bagiye ku meza maze Tatiana ahita abwira Noble atumva ati sinigeze mbikubwira ariko nkunda rwose ukuntu uteka, nkunda amafunguro uba wateguye, none se ibi bintu byose wabyigiye? Naho rero Noble ati ibi byose mbikesha mama wanjye kubera ko niwe wanyigishije buri kimwe. Tatiana ati none se kubera iki unkorera ibi byose? Noble ati biki, hari icyo nkora se ntagombye gukora? Tatiana rero yahise aceceka ntiyagira ikindi yongeraho, ariko yashakaga kumubaza nyine impamvu Noble amwitaho cyane akamuha keya ndetse akanamwihanganira. Noble yahise amubwira ati twafungura vuba kugira ngo tujye kwa muganga tutaza guhura na ambuteyage hamaze gucya. Tatiana rero yaramubwiye ati urakoze kandi ni ukuri warakoze kuri buri kimwe. Uyu munsi Tatiana yari ari kumwenyura ubona ari umukobwa ufite isura ituje, ntabwo yari agifite bwa bushinzi yari asanganywe, mbese wabonaga rwose ameze neza, noneho rwose ibirenge yabikandagije hasi atakiri kuguruka nk'uko byari bisanzwe. Umunsi umwe rero hari mu masaha y'igitondo, Tatiana yarabyutse aritegura kugira ngo ajye ku ishuri,
yabonye atari kubona Noble maze ajya kumureba nyine aho yari aryamye. Yaramubwiye ati ko ndeba watinze kubyuka se, ubu uyu munsi noneho uranjyana ku ishuri? Noble ati ntabwo meze neza, ndakonje cyane, nibagiwe nyine kuzimya climatiseur, none rwose nakonje bikabije. Naho rero Tatiana ati none se niba utameze neza waretse ngasiba ishuri maze nyine nkakwitaho, aho singusige wenyine? Noble ati oya nta kibazo, ahubwo nyine ndaje nkohereza amafaranga uze gutega, ikindi kandi nuza kuba uri gutaha unzanire n'imiti, ariko uraza gusanga nabaye neza nta kibazo. Tatiana ati nyamara rwose ndumva nguhangayikiye, nakabaye nkwitaho. Noble ati ntugire ikibazo, ndaje mbyuke ndiyitaho, humura uraza gusanga ameze neza. Tatiana yamubwiraga atuje cyane ati noneho nta kibazo, niba wumva nyine uri buze gushobora kwiyitaho ubwo nanjye reka njye ku ishuri, gusa nanone urwara ubukira kandi rwose wirirwe neza, ariko haramutse hagize ikiba wampamagara nkaza nkakureba nkakwitaho. Noble rero yaramwenyuye kuko ni ubwa mbere uyu mukobwa yari amweretse ko rwose nawe ashobora kumwitaho, mbese ni ubwa mbere ko yari amweretse yuko amufitiye impuhwe kandi nyine afite impungenge zo kuba yaba atameze neza. Ku rundi ruhande rero papa wa Tatiana we rwose ntabwo yari atuje, kubera ko yakundaga guhamagara ku ishuri ngo abaze niba umwana we yiga, ndetse abaze ni uko ameze, imyitwarire ye, buri kimwe cyose yakomezaga gukurikirana, kubera ko ntabwo yari yizeye uyu musore habe na gatoya, cyane cyane ko yatekerezaga ko uyu musore ashobora kuba ari n'inzererezi. Yumvaga rero agomba gukomeza gukurikirana umwana we uko byagenda kose. Umunsi umwe rero Tatiana ari mu modoka we na Noble yaramubwiye ati papa wawe rwose ni umuntu mwiza, nubwo nyine agerageza kwerekana ko agira amahane cyane. Naho Tatiana yaramubwiye ati rega papa wanjye ubundi ntabwo agira umutima mubi, ikibazo ni uko nyine wahuye nawe rwose mu bihe bitari byiza, ibyo mwahuriyemo nyine byatumye uhita umubona nk'aho ari umunyamahane. Naho rero Noble ati hoya ndamwumva cyane, papa we ni umuntu mwiza, umuntu uwo ari we wese ni kuri yagombaga kubigenza, nanjye ari njyewe umuntu akoreye umukobwa wanjye nk'ibyo nagukoreye, ni kuri rwose nagombaga kubikora, gusa nyine papa wawe ni umugabo mwiza. Naho rero Tatiana yahise amubwira ati yego, ati gusa ati nawe uri umugabo mwiza. Noble rero yahise atuza maze arahindukira areba Tatiana ati niko ubibona? Tatiana ati cyane, ati niko bimeze rwose, uri umuntu mwiza kandi cyane. Bari no guseka rero, Noble yumvise yishimye maze ahita abwira Tatiana ati urakoze cyane, gusa nawe uri umuntu mwiza rwose, nubwo byabanje kugorana ariko kuri iyi nshuro uri umuntu mwiza. Noneho ntabwo uzi ikintu nkunda iyo ntashye ngasanga watetse ngataha nsanga inzu yose iri guhumura, ntabwo ushobora kubyumva ukuntu mba numva bimeze neza. Tatiana ati yego se, ati burya bijya bigushimisha? Noble ati cyane, ati kubera ko nyine mba mbona wanyitayeho, ati kandi ni ukuri buriya mu buzima nta muntu n'umwe udakunda umuntu umwitaho, udakunda umuntu umwereka ko nyine amuhangayikiye. Tatiana ati noneho guhera uyu munsi nzajya mbikora kenshi, kubera ko ibyo utekereza ni nako bimeze, ndaguhangayikira cyane rega, uri papa w'umwana wanjye, erega uri umugabo wanjye, ndaguhangayikira rero mu buryo bwose bushoboka. Noble yarasetse ati noneho kuri iyi nshuro byose nawe umaze kubimenya ko ndi umugabo wawe kandi ndi papa w'umwana wawe? Tatiana ati cyane, ati cyane cyane ko nyine ari wowe mugabo nzi kuva navuka. Iyi couple rero yabanye rwose mu buryo batari bateganyije, ariko yatangiye noneho kugenda ibana neza, itangira kugenda yumvikana, nubwo bwose nyine batabanaga nk'umugore n'umugabo, ariko nibura batangiye kugenda baganira, batangira kugenda bahuza ibintu bimwe na bimwe. Umunsi umwe rero kwandika igitabo kuri Tatiana byari bitangiye, yararuhaga, yararaga yicaye ari kwandika igitabo. Noble rero yaramubwiye ati hanyuma ndifuza kugufasha muri byose, nzajya ngufasha, ubundi nyine nawe ufata akaruhuko, gusa tugomba kuzajya tuba turi kumwe kubera ko iki gitabo n'ubundi nyine ni wowe uzagipresenta, ubwo rero ntabwo nazajya nyine ngikora ndi njyenyine, ariko nzajya ngufasha nguhe ibitekerezo maze nawe ubikore byihuse.
Tatiana rero yaramushimiye maze rwose aramubwira ati urakoze cyane ni ukuri kandi nyine mpora ngushimira, warakoze kunyihanganira ukuntu nari meze, warakoze kunyitaho, mbese warakoze kumbera umuntu mwiza, wambereye umuntu mwiza ni ukuri. Umunsi umwe rero papa wa Tatiana yamenye yuko Tatiana yasibye ishuri, yahamagaye rero Noble maze amubwira nabi cyane. Noble byaramubabaje maze abwira Bawo ati ni ukuri sinumva impamvu rwose data ko atanyizera, amfata nyine nk'umuntu w'ikirara wagira ngo azi ko nywa n'ibiyobyabwenge. Bawo rero yaramubwiye ati ariko nyine nawe ugomba kwitwararika, urumva nyine ukuntu yakubonye bwa mbere, uko yakumvise niko n'ubu ngubu akigufata, ariko nawe ukwiye kumwereka ko utandukanye n'ibyo ngibyo atekereza. Icyo azagusaba gukora cyose, uko cyaba gikomeye cyose, ugomba nyine kujya ujya mu murongo ashaka, ku buryo rwose azagira akakwizera ndetse akabona ko nyine uri umuntu utandukanye n'uko yatekerezaga. Ntibyoroshye yego, ariko nanone urabizi ko kugira ngo ukumve ku muntu bigorana, gusa nawe ntabwo rwose ugomba kuzakora ikintu na kimwe gituma noneho abona ko ibyo yatekerezaga ari ibya nyabyo. Noble rero ari kumubwira ati rero ntakubeshye, ndumva rwose ibintu byo gukorera kuri puresha ya data bukwe nabyo bimaze kundambira, niba ashaka umukobwa bazamusubirane. Naho rero Bawo ati hoya, ntabwo rwose cyari igisubizo, kubera ko uriya mukobwa uri kuvuga atwita umwana wawe, ikindi kandi papa wawe yaramukoye, ni umugore wawe, ugomba kumugumana, ahubwo nyine ugomba kureba uko ukemura ikibazo cya papa we ndetse ukamuremamo icyizere, nicyo cyonyine ugomba gukora. Kano kanya rero Noble yumvise inama za Bawo maze rwose yumva ko agomba gukora ibishoboka byose. Bwarakeye rero mu gitondo maze nyine asanga Tatiana amaze kwitegura, ubwo n'ubundi yari agiye kumutwara ku ishuri, yahise amusuhuza ati waramutse sheri. Tatiana yarikanze ati sheri. Naho rero Noble ati mugore wanjye nkunda, sweetheart, amazina yose arayamwita. Kano kanya rero Tatiana yaramwitegereje maze aramwenyura, yaramubwiye ati ukuntu bisawundinga neza mu matwi yanjye, ati ibyo bintu ndumva biryoheye kubyumva. Naho rero Noble ati nakabaye rwose ibi byose naratangiye kubikwita kera, ahubwo nyine narakererewe, gusa guhera uyu munsi uri ibyo byose mvuze ndetse n'ibindi byose ntabashije kuvuga uri byo, kubera ko nyine ntakubeshye rwose ndumva nishimye igihe cyose tumaze tubana. Noble rero yakomeje amubwira ati nubwo bwose mu maso ya papa wawe ntatunganye, ariko ni ukuri njyewe nkwiyumvamo ibintu byinshi ndetse numva uri umunezero wanjye, ikindi kandi uri isi yanjye. Noneho ukuntu niyumva kuri wowe ni ubwa mbere nabyiyumvisemo ku mugore uwo ari we wese, mbese ni wowe wabashije gutwara umutima wanjye. Hanyuma rero ndagukunda kandi cyane, ndetse rwose ndagukeneye iruhande rwanjye. Tatiana rero aramubwiye ati nanjye nyine hari ikintu niyumvamo. Noble ati ni igiki? Naho Tatiana ati mu nda yanjye. Bose bahise baseka maze Tatiana ahita amubwira ati gusa ni ukuri nanjye ndagukunda kandi nkwiyumvamo, ndetse rwose numva nkwishimiye, numva nishimiye umubano wacu. Naho ibya papa byo byihorere, tuzafatanya kandi ndabizi neza ko rwose tuzabasha kumukonvenka ko uri umuntu mwiza ndetse ari nawe wari unkwiriye mu buzima. Bombi rero barahoberanye maze barasomana, ibyishimo byari byose, dore ko noneho urukundo rwa nyarwo rwari rwaratangiye hagati yabo. Noneho ntabwo bari bakibana kuko nyine babitegetswe, ahubwo noneho ubu bari bari kubana kubera ko bakundanye kandi buri wese yishimiye undi. Ibintu rero byakomeje kugenda neza, dore ko noneho ubu ngubu Noble uko yatahaga yazaniraga impano Tatiana. Ibintu byageze aho Tatiana bikamurenga. Umunsi umwe rero yaratashye amuzanira impano n'ururabyo rwiza cyane, agitunguka yaramuhobereye maze byose abimuhereza rimwe. Tatiana yahise amubwira atumva aturantetesha ugakabya, ati mbese ndabona impano zawe rwose zimaze kuba nyinshi. Naho rero Noble ati byose urabikwiye kandi nzakomeza kuziguha, cyane cyane korega ahubwo harabura igihe gitoya nkazajya nzana nazikubye kabiri, harimo izawe harimo n'iz'uwo muntu uri mu nda. Tatiana rero yahise aseka ati urakoze cyane kandi ni ukuri
nzajya nkomeza kugushimira ukuntu ukomeje kunyitaho. Noble rero yahise amubwira ati ati ariko ndumva umuhumuro udasanzwe hano. Tatiana yahise aseka ati cyane, nari ndi kugutegurira amafunguro ya yandi ukunda, ahubwo nyine genda witunganye maze uhite uza ku meza. Noble ati ndumva ntabishobora, ahubwo nyine tugiye kujyana mu gikoni, ndumva nifuza kubanza kureba n'amaso ibyo wateguye. Tatiana rero yahise amuha bizu maze aramubwira ati sheri urakoze cyane. Yahise amufata akaboko maze aramubwira ati ngwino tugende maze ubanze urebe ubone kujya gukaraba, kubera ko urabizi nyine ntabwo natuma unkorera ku mafunguro utarakaraba ngo uhindure imyenda. Nibwo rwose uhita wumva umeze neza iyo umaze gukaraba. Hashira iminsi rero ibintu nyine biba bimeze neza cyane. Umunsi umwe rero Bawo na Noble baba bari kumwe mu modoka. Noble yabwiye Bawo atumva ati wakwemera se ko ubu ngubu noneho ya kontra namaze kuyitsindira ndetse namaze no kuyisinya, ibyangombwa byose birateguye, ubu ibintu bimeze neza. Bawo rero yahise amukora mu ntoki ati ubundi ni wowe wari uyikwiye rwose. Noble ati warakoze kubimfashamo kugira ngo iriya kontra nyibone. Naho rero Bawo ati none se wari wabibwira umugore wawe? Noble ati oya ntabwo ndabimubwira, ntegereje ko ibyangombwa byose bibanza bikajya ku murongo nta na kimwe gisigaye, maze nkazamutungura nkabimwereka nyine byose byaragiye ku murongo neza kuko haracyabura utuntu duke duke. Bawo ati ntabwo wakumva ukuntu nishimye, ati ikibazo gusa ni uko mugiye kujya kure yanjye, urumva nyine kuba ugiye kujya kuba hanze njye nawe ntituzongera kujya tubonana, nuko ni ukuvugana kuri telefone gusa. Noble ati ndabizi ko nawe uzansangayo, kubera ko rwose ndabyizeye ko nawe uzabona indi kontra nziza nawe ukansangayo. Bawo ati nanjye mbyizere, gusa nyine nta kibazo, ndishimye ku bwawe ni ukuri, kubera ko rwose ubu iyi kontra izaguhindurira ubuzima neza neza, ibintu byose bigiye kuba bishya. Noble ati cyane ni ukuri, nubwo nyine ntari meze nabi ariko noneho urumva ko ngiye kumera neza kurusha. Umunsi umwe rero Noble yabwiye Tatiana ati hanyuma rero ndifuza kuzajya nguherekeza maze tukajyana gusenga guhera nyine kuri kino cyumweru kizaza. Ndashaka ko buri munsi tuzajya tujyana gusenga njye nawe, kandi tukagenda nka couple, ndetse couple yishimye kandi ishima Imana. Tatiana rero wari warahindutse kuri buri kimwe, yaramubwiye ati yego, kandi rwose ndabizi ibyo bintu byashimisha na papa wanjye. Batangiye rero kuzajya bajya gusenga bajyanye, ndetse bakicara bafatanye mu kiganza, ubona rwose ari couple inezerewe. Uko rero papa wa Tatiana yabaga ari kwigisha yabakubitagaho akajisho, maze agahita abona ko umwana we ari we muntu wishimye kandi wahindutse rwose. Noneho yarabibonaga ko nta kwijisha kurimo, ndetse akabona ko ibintu byose bimeze neza. Gusa nta kintu kimwe yababwiraga. Iyo amateraniro yarangiraga yarabasuhuzaga, ndetse rwose akabifuriza nyine ibihe byiza. Umunsi umwe rero hari mu gitondo ari ku cyumweru n'ubundi bagiye kujya gusenga, Noble rero yazanye impano maze ayihereza Tatiana. Yaramubwiye ati yifungure kano kanya kuko rwose urayikeneye. Tatiana yarafunguye maze asanga harimo Bibiliya nini. Yahise aseka atumva urakoze cyane, ariko n'ubwa mbere mbonye Bibiliya ingana gutya. Naho rero Noble ati nyine iyi Bibiliya iri special kuko nawe uri special. Tatiana yarishimye turakoze, noneho ubu rwose papa nabona afite Bibiliya azishima kurusha, kandi ni ukuri uba wakoze kunyitaho. Yahoraga amubwira iryo jambo ati warakoze kunyitaho, yarimushimiraga ubudatuza. Hanyuma rero bahise bafata urugendo ngo bajye gusenga nyine batarakerererwa. Uyu munsi rero amateraniro arangiye, papa wa Tatiana yamubwiye ko rwose yifuza ko bazaza kumusura kandi bakaza bazanye. Baratashye rero baritegura, maze nyine umunsi wakurikiye bagiye kumureba nk'uko yari yabibasabye. Bicaye muri salo rero papa wabo yatangiye kubabwira ati burya rero ubundi nyine urugo ni umushinga w'Uwiteka, kandi nyine ni umushinga rwose utajya upfa nyine kuba wakwishwa igihe cyose Imana ibiri mu ruhande rw'uwo mushinga. Hanyuma rero namwe ndi kubareba n'amaso yanjye ndabibona ko muri umushinga w'Uwiteka kandi wabashije rwose kujya mu nzira nziza, ndetse uyu mushinga ukaba warabashije kureyisisa mu bintu byose, kubera ko mbarebye ndababona nka couple yishimye, ndababona nk'abantu banezerewe. Maze igihe mbitegereza
ndabona ko rwose ibyanyu byose byari mu mugambi w'Uwiteka, ndabibona n'amaso yanjye, nubwo byaciye mu nzira zitoroshye, ariko uyu wari umugambi w'Uwiteka, kuko ndabona ko nyine buri mwese umwe yakorewe undi. Barishimye rero, dore ko n'ubundi bari bicaye bafatanye mu kiganza barebana bakamwenyura. Yahise rero abwira Noble ati muhungu wanjye, ndagushimiye kuba warafashe neza umukobwa wanjye, ndagushimiye ko wamwitayeho, namaze kubona ko uri umuntu mwiza kandi uri umugabo uri responsable, umbabarire ku magambo nakubwiye, byose nyine byari ukubera umwana wanjye. Buriya buri mubyeyi wese ahora ahangayikishijwe n'umwana we, numvaga rero nifuza ko umwana wanjye azaba mu biganza bizima, gusa uyu munsi ndabibona neza ko ntibeshye, umwana wanjye ari mu biganza bizima. Warakoze rero, kandi ni ukuri wumve ko rwose nkishimiye ndetse ngufata nk'umuhungu wanjye, ndakunezerewe, kandi uhereye uyu munsi sinzongera rwose guhangayika cyangwa kugira urwikekwe ko waba utari umuntu mwiza, kuko wanyeretse ko uri umuntu mwiza bihagije. Kano kanya rero Tatiana yarishimye ndetse na Noble arishimya. Tatiana yabwiye papa ati papa urakoze cyane, gusa wumve ko nishimye nezerewe, urugo rwacu ruraryoshye, mbese n'ubu ngubu ntekereza ko n'umugabo nari gusaba Imana ahari iyo ntaza gushakana na Noble, ntabwo nari kuza kubona umugabo mwiza umeze nkawe. Warakoze kuba umubyeyi mwiza kandi utekereza kure, warakoze gukora kiriya kintu, kuko nyine nk'uko wabivuze byose byari mu mugambi w'Imana, gusa wumve ko tugukunda kandi tukwishimira. Barahagurutse rero bose begera papa wa Tatiana maze baramuhobera, ibyishimo byari byose, bari banezerewe. Yabahaye umugisha rero arababwira ati bana banjye, ibyiza byose ndabibifurije, kandi rwose muzakomeze mubyare hungu na kobwa. Hashize iminsi mike rero, ubwo nyine Tatiana yari yicaye ari gukora amasuku, yagiye kubonabona envelope, yarayifunguye maze atungurwa no gusanga harimo pasiporo ndetse n'ibindi byangombwa by'urugendo. Byagaragaraga ko rwose byose ari ibya Noble. Akibikubita amaso yarasomye neza, aritonda arareba, yaravuze ati oya ntabwo bishoboka, burya bwose mbana na Noble ambwira ko ankunda, anyizeza ibitangaza, naho afite gahunda yo kunsiga. Yatangiye kurira rero, agahinda karamwica, maze kubera umujinya yari afite ntiyabashije gutekereza kabiri. Yahise afata varize ye atangira gupangamo ibintu bye yihuta cyane. Yarasohotse asiga afunze ahangaha, maze nyine ahita yigira iwabo. Yaragiye abwira papa we ati papa rwose ntabwo uriya mugabo ari umuntu mwiza kuri njye, burya naribeshye, tekereza ko afite impapuro z'urugendo n'ibindi byangombwa byose bimwemerera kujya gutura hanze akansiga njyenyine. Papa we rero byaramubabaje, ariko akitangira gutekereza kuri ibyo bintu nyine, dore yuko Noble yageze mu rugo amuzaniye impano nk'ibisanzwe. Ikindi kandi uyu munsi noneho yari amuzaniye indi envelope yaraje kumuha kugira ngo amukorere surprise. Yatangiye kumuhamagara, aramuhamagara ahantu hose aramubura, yinjiye mu nzu ahantu hose aramushaka aramubura. Yagiye rero mu cyumba maze ahita asanga bya byangombwa byose binyanyagiye ku buriri. Yahise atekereza ko byanze bikunze ibi ngibi ari byo yabonye, maze bikaba byamuteye umutima mubi, gusa ntiyibazaga aho yaba yagiye. Yahamagaye rero papa wa Tatiana aramubaza ati ntabwo mwaba mwigeze mubona Tatiana, kubera ko rwose ubu ntabwo ari mu rugo. Tatiana papa we ati ngo iki? Ati ibyo bintu uri kumbwira ni ibiki? Ati ntabwo ari aho ngaho. Ati byagenze biteze? Nyamara yari amuri iruhande, ariko kuko nyine yari ataramara gusobanukirwa ibyabo bombi, ntabwo yari guhita avuga ko uyu mukobwa ahari. Noble aturumva nyine mvuye ku kazi mpita nsanga ntabwo ahari, kandi rwose ikigaragara cyo yasize anyandikiye lettre kandi irimo umubabaro mwinshi n'umujinya mwinshi, birashoboka ko rwose hari ikitagenze neza. Naho papa wa Tatiana ati none se mwaba mwatonganye? Noble ati kandi aribwo nkinjira, ati nta kibazo namba rwose twari dufitanye, sinigeze mubwira nabi. Papa rero wa Tatiana yaramubwiye ati ubwo ngubwo reka nze mpamagare mu nshuti ze mu kanya gatoya ndakubwira. Noble rero ntabwo yatuje, yakomeje guhamagara na Bawo amubwira ati tekereza ko umugore wanjye yagiye, ati urukundo rw'ubuzima bwanjye yabonye za mpapuro, kandi n'ukuri nifuzaga kumukorera surprise, ariko nyine ahari yageze ngo ndashaka kumucika.
naho rero ku rundi ruhande papa wa Tatiana yaramwicaje maze amubaza byose. Tatiana rero yamubwiye uko bimeze byose uko byagenze. Naho rero papa wa Tatiana yahise nyine afata umwanya maze asaba Noble ko bahura. Barahuye rero amubaza buri kimwe cyose ku byerekeranye n'izo mpapuro. Noble yaramubwiye ati nifuzaga kuzamutungura kubera ko nari ndi kumushakira nawe ibyangombwa bye kugira ngo twese tuzajyane, kubera ko sinari kugenda musize, ni umugore wanjye n'umwana wanjye, ntabwo nari kubasiga. Ubwo rero nyine ibyangombwa bye byari bitaraboneka, niyo mpamvu nari nabaye ndetse kuba namubwira ibyo bintu. Kandi ikindi ndamukunda cyane Tatiana ku buryo ntashobora kurota musiga. Ni ubuzima bwanjye, nta nubwo nabaho atari, nta nubwo rwose nagenda musize aha nakwemera ku kazi nkakareka. Papa rero wa Tatiana we rwose yabonye ukuri kwinshi cyane mu byo Noble yari ari kumubwira. Yaramubwiye ati mwana wanjye rero ubwo reka ngende mvugane na Tatiana, ari mu rugo ariko nyine ubwo uzaza kumureba ejo. Noble kwihangana byaranze maze papa wa Tatiana akimara kugenda hashize nk'amasaha 2, Noble nawe yahise ajyayo amukurikiye. Yarakomanze maze asanga bose bicaye muri salo. Yahise abwira rero papa wa Tatiana ati papa ndaje kandi rwose umugore wanjye nje kumutwara, ntabwo ndi bumusige, sinshobora kumusiga kuko ntabwo naba ahantu atari. Tatiana rero yatangiye kureba nyine kubera ko yari atarafata umwanzuro wo kuba yasubira mu rugo. Yarebye papa we hanyuma areba na Noble. Papa we yaramubwiye ati mwana wanjye ntuhangayike, umugabo wawe aragukunda kandi cyane, ndetse rwose nta kintu na kimwe kibi ashobora kugukorera, nta mwanzi wagutera muturutseho. Yamubwiye rero nawe byose uko byari bimeze, maze Noble atamubwira ati nibyo rwose mukunzi, nifuzaga kugutungura, nifuzaga ko nzabikwereka n'impapuro zawe zamaze kuboneka, kubera ko ubu twavuganaga naraye nje aricyo nje kukubwira, kuko nyine nari mfite izo mpapuro noneho zawe nazibonye, nari nje kugukorera surprise ngo nkubwire buri kimwe. Gusa nyine nahise nsanga wagiye, ariko ntabwo ushobora kubyumva ukuntu numvise bisa nkaho umutima wanjye ntakiwufite, numvise bisa nkaho igice cy'umubiri wanjye cyose cyagiye. Uri isi yanjye, ntabwo naba ahantu utari, nta nubwo nshobora kurota ngusiga, sinarota njya ahantu utari habe na gatoya. Kano kanya rero Tatiana yaramwenyuye, dore ko nyine yaramaze kumva ko rwose yibeshye ndetse ko yahubutse, ndetse amaze kumva neza yuko byanya by'umugabo wamukunda kandi cyane. Tatiana yahise agenda amusanga maze ahita amuhobera, atumva ntuzongere kunkura umutima kubera ko rwose umutima wari umvuyemo. Noble ati ahubwo wowe ntuzongere kunkora ibi bintu kubera ko rwose numvaga wagira ngo sinkiri ku isi, isi yari yanyikaragiyeho neza, numvaga ubuzima bwahagaze. Bose barahoberanye rero, maze papa wabo arabareba azamura icyubahiro ati mana wumve ko ngushimye kuko ibintu byose nagusabye urabimpaye. Aba bo rero bari bari kubwirana ukuntu bakundana batitaye ko papa wabo yari ari hano. Noble ari kubwira Tatiana ati ubuzima bwanjye, uru rukundo rw'ubuzima bwanjye. Naho Tatiana ati ngukunda kurusha ibintu byose kandi uri umunezero wanjye, uramenya utazongera kumbabaza. Bakomeje rero guhoberana nyine, papa wabo ibyishimo byari byamurenze. Yarababwiye ati rero bana banjye nimusubire mu rugo kandi mujye mutuza kubera ko mwese murakundana, icyaba icyo ari cyo cyose mujye mubanza mukiganireho maze mugikemure. Kandi nawe Tatiana ntukumve ko igisubizo cy'ibibazo byose ari uguhita uva mu rugo, ahubwo jya ubanza ubivugane n'umugabo wawe maze abanza kubwira impamvu y'ibyo byose mubiganireho. Nuko couple zibayeho, kuko ntabwo couple zibayeho nk'izibaye mu ijuru, byanze bikunze hari akantu mushobora kutumvikanaho, ariko ikiganiro gikemura byose. Nicyo cya mbere kiza imbere ya byose. Uramenye rwose utazongera kuza wiruka hano kandi ikintu mutakiganiriye ngo kibananire kugikemura. Tatiana ati yego papa nabyumvise cyane, kandi nanjye nabibonye ko nahubutse, nabibonye ko nibeshye. Ahari iyo nza kwicara ngategereza ko ari bunsobanurire, nta nubwo mba niriwe nza hano kuko mba nahise menya ukuri ntiriwe nza hano. Papa ati murakoze rero, ngaho nimusubire mu rugo kandi Imana ikomeze ibubakire. Baratashye rero maze nyine batangira imyiteguro kubera ko bagombaga kujya hanze kandi byihuse, ndetse bagombaga kugenda mbere y'uko Tatiana abyara. Hagati aho rero bari baramenye ko nyine batwite umuhungu nk'uko Noble yahoraga abyifuza.
ubu rero indirimbo nta yindi yahoraga amubwira ati umwana wacu se tuzamwita nde? Noneho ikintu kirenze umwana wacu agiye kuzavuka ari Umufaransa, we nyine ubwo urumva ni nk'aho twebwe tuzaba duturuka mu bihugu bitandukanye nawe. Barabisekaga rero bati murebe noneho rero ukuntu tugiye kuzabyara Umufaransa, twebwe nyine tuva muri kino gihugu. Bahitaga baseka bose, dore ko nyine bumvaga n'ibi bintu bibashimishije. Kenshi cyane Tatiana yabwiraga Noble ati ntabwo wakumva ukuntu najyaga ndota kujya muri France, ariko sinari nzi inzira bizanyuramo. Naho rero Noble ati ntakubeshye nanjye hari ahantu ndahakunda cyane, ariko ni ukuri ndumva biryoshye noneho ko tugiye kujyayo nk'umuryango, ntagiye kujyayo njyenyine. Bose rero ibyishimo nyine byari byose. Bariteguye rero umunsi wo kugenda, papa wabo yaraje arabaherekeza, dore ko rwose yumvaga ahari yabaherekeza akabageza aho bagiye. Yumvaga nyine afite ibyishimo byinshi byo kureba ukuntu umwana we yishimye, kureba ukuntu ibintu byose bimeze neza. Nyuma y'iminsi mike rero bageze muri France, bahamagaye nyine papa wabo maze bamubwira ko ubu bibarutse, ndetse nyine ko ubu ngubu rwose afite umwuzukuru w'Umufaransa, yari umwana nyine w'umuhungu. Papa wabo yahise apfukama ashima Imana, maze rwose aravuga ati Imana ntacyo utankoreye, ibintu byose wabinkoreye neza kandi ku gihe. Yarishimye rero maze ahita atangira gusenga. Yarababwiye ati ndabakunda cyane, ntabwo mushobora kubyumva, gusa mu gihe kitarambiranye numva rwose ngomba kuzaza kubasura maze nkareba n'umwuzukuru wanjye. Kano kanya bari kumuhamagara, bombi bari bicaranye bafatanye ku rutugu, uyu mwana bose bamukizaho ibiganza, dore ko nyine nabo bari banezerewe. Ndetse iyi nkuru nziza bagombaga kuyibwira n'ababyeyi ba Noble. Ikintu cyashimishije papa we cyane, maze akamubwira ati mwana wanjye, ibintu byose nahoze nifuza kuri wowe ubu rwose bimaze gusubizwa. Byari ibyishimo rero, dore ko Noble yari kubwira papa we ati ubikora sinabyumvaga, unabinsaba sinabyumvaga, ariko ubu noneho nibwo ndi kumva ibyiza byo kugira umuryango, nibwo ndi kumva uburyohe bwo kuba mfite umugore wanjye undi iruhande ahangaha, umugore nkunda n'umutima wanjye wose. Papa wabo rero yarababwiye ati ndabifuriza guhora mukundana abana banjye, kandi ndabifuriza guhora mwishimye. Noble rero yavuye kuri telefone maze ahita ahindukira areba Tatiana. Yaramusomye maze aramubwira ati mukunzi, ndagukunda kandi cyane. Tatiana ati nanjye ndagukunda. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.